Guys, amazina ni kz.k, nkaba ndi umutiktoker nkuko bagiye mubona kuri afisha ahantu hose, akaba ari tugiye kubana muri Tarama Rwanda show. Stay tuned and remember gukomeza gukora subscribe kuri Kenzi Wilson's channel. Let's go, let's get it. Show yanjye igiye kugenda igiye kubigizwe na parts ebyiri. Part ya mbere ni video zanjye ni shooting ku giti cyanjye. Video ya mbere ni kwa kuntu umukobwa yansabye gifting izamara umwaka n'iki mbaza nkora mukoreye ibiki. Stay tuned, dire uraza tugarukana na part 2. Hako sherizi kutarama impano na rimwe. Sheri uravugisha ukuri? Kuri maze kandi abandi shaba impano buri munsi. Buri munsi nese urashaka impano imeze gute? Hasi wumva sheri nyine ndashaka impano gifite nyine yamara nk'umwaka nyine igahora remembrance nyine nyireba nkuri gihe nkakwibuka sibyo. Biroroshye. Funga amaso nkwereke, funga amaso. Funga amaso. Ngaho reba. Nizera ko video ya mbere ikunejeje cyangwa igushimishije. Reka dukomeze n'indi video ya kabiri yo ivuga ukuntu wakamamaza irimbi nyine ryo mu Gitega kwafata ku mavuta. Gupfa neza ukazuka neza ukazabyiduka n'imbaraga zikujyana mu ijuru, nuko warafashe ubwenge bwawe n'amaso yawe ugategeka n'inshuti n'abavandimwe bawe ukagushyingura mu irimbi ryo mu Gitega. Iryo rimbi ushobora gushyinguramo umuntu wawe ukizera umutekano. Dufite umugabo witwa Safari, muramuzi. Uyu mugabo niwe uri ku burinzi bw'iri rimbi Gitega, kandi tubafitiye amasaha meza cyane mwakoreramo imihango yo gukurikira iyo nimubona ikibazo cy'abavumbyi, kuko twarabikemuye mu Gitega. Kandi twababwiye ko kandi irimbi ryo mu Gitega dufitanye kontra no mu ijuru, nta muntu n'umwe warishyinguwemo ufite ikibazo cyo kuzajya ikuzimu niba ufite ibyaha bingana gute. Ushaka kutugeraho watwandikira cyangwa ukagenda kuri Instagram ukandika imitafata ku mavuta, kuko ari we CEO w'iri rimbi ryo mu Gitega. Ndizera ko twabanye neza rero mu kiganiro muri show ya Tarama Rwanda. Ushaka gukomeza kumfasha wansanga kuri Instagram ni kz.k, cyangwa kuri TikTok hose ni kz.k. Stay tuned, Tarama Rwanda show iragaruka.